umwami w'abami, iyo umwami w'isi n'ijuru, umwami muremyi wa byose, nashimye umwami uwera wahise. Turasaba imbaraga remando repayi muri ibi bihe bikomeye, ibi bihe bitoroshye, utubere umutabazi, utubere umujyanama. Oh haleluya. Ngwaye ikaze wowe dukurikiye uri mu gihugu cyacu, ngwaye ikaze abadukurikiye bari muri Amerika, abadukurikiye bari East Africa, abadukurikiye bari mu Burundi, abadukurikiye bari muri Congo, abadukurikiye bari Bugande, bari muri Kenya, inshuti za gusengerwa aho muri mwese ndavuze ngo Noheli nziza. Turifurije Noheli nziza, turifurije Yesu Kristo kuvukira mu mutima wawe, akongera agahindura ibintu bushya. Imana ashimwe Yesu Kristo wemeye kwitanga akavuka kugira ngo uburiho nanjye ndiho. Imana ishimwe, guhaye ikaze abari mu Bufaransa mwese, inshuti za gusengerwa mwese aho muri, ndavuze ngo Imana ibahumugisha kandi Noheli ndayikwifurije wowe nkurikiye, ndetse nawe ubonye link yacu ari ubwa mbere, ndavuze ngo nawe Imana igumugisha kandi Imana ikwagure muri uyu mwaka uzakubera umwaka mwiza mu izina rya Yesu. Reka dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Turanatarama, murabizi ko ni igihe cyo gutarama, ni igihe cyo gutarama turirimbira akana Yesu kavutse. Hanyuma ndahamya neza ko Yesu agomba kuvukira mu buzima bwawe. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo gutambirwa. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro Kristo, nushimwe, nutambirwe, ubereye amashimwe, nushimwe kubw'urukundo wadukunze, nushimwe kubwo imbabazi watugiriye, nushimwe kubw'ineza yawe, nushimwe kubw'impuhwe watugiriye. Mwami Yesu turagushimye, wagize neza. Uyu ni umunsi wawe, ni igihe cyawe cyo gushimira. Mwami twongera tuvuga ngo ongera uvukire mu mitima yacu. Tuguhaye ikaze ngo natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Bambonye bwa mbere, amazina ni Harerimana Werarisi n'ubundi nkunda gusenga kubanga bw'ibyuma. Turi kumwe na Bob. Reka tutangiye turimba umwami w'abana. Amashimwe na yawe Yesu, wewe wahanuwe n'abahanuzi benshi, umwami w'abami, umwami w'isi n'ijuru, nashimwe umwami, umwami w'abami, oh, umwami w'isi n'ijuru, nashimwe umwami.
bikaba wowe wavutse inyenyeri ikayobora abashumba wowe wavutse amasari agahaguruka ushimwe mwami w'isi n'ijuru wowe wavutse ibitangaza bikaba wowe wavutse amasari agahaguruka wowe wavutse abashumba bakajya kukureba ushimwe umwami umwami w'abami umwami w'isi n'ijuru nashimwe umwami umwami w'abami iyo umwami w'isi n'ijuru umwami muremyi wa byose nashimwe umwami wewe wavutse Herode akabura amahoro agashakisha uburyo yakwica ugahungira mw'Egiputa ari ushimwe umwami w'abami hashimwe Mariya hashimwe na Yosefu wabonekewe na marayika akamubwira ati hungisha umwana na nyina umwami w'abami iyo umwami w'isi n'ijuru iyo nashimwe umwami w'abami umwami w'isi n'ijuru wowe utabura ukuntu bigenza Yesu w'i Nazareti ushimwe umwami uyu munsi ubukire mu mitima yacu uyu munsi ubukire mu mitima y'abakwizera uyu munsi ubukire mu mitima yacu uyu munsi ubukire mu mitima y'abakwizera uyu munsi ubukire mu mitima yacu uyu munsi Yesu nabukire mu mutima wawe uyu munsi ubukire mu mitima yacu uyu munsi ubukire mu mitima y'abakwizera uyu munsi ubukire mu bakomeye n'aboroheje uyu munsi ubukire mu mitima yacu uyu munsi ubukire mu bugingo bwacu wowe mwami w'abami mwami w'isi n'ijuru wowe mwami w'abami mwami w'isi n'ijuru uyu munsi ubukire mu mitima yacu mwami mwiza wowe soko imara inyota wowe wahanuwe n'abahanuzi benshi wowe wadukunze tutari ubwoko weyo wowe wazaniye abanyafurika agakiza uyu munsi ubukire mu mitima yacu uyu munsi ubukire mu mitima y'abakwizera uyu munsi ubukire mu mitima yacu Yesu navukire mu mutima wawe mama Yesu navukire mu mutima wawe papa akuremo ibyaha ashiremo agakiza uyu munsi ubukire mu mitima yacu
fasha duhimbaze Imana twishimire umwami w'abami wavutse. Haleluya. Uyu munsi uvukire mu mitima yacu, uyu munsi uvukire mu mitima yacu, wowe mavutse kugira ngo utsembe w'ibyaha. Uyu munsi uvukire mu mitima yacu, wowe wavutse usanye impuhwe n'urukundo n'imbabazi. Uyu munsi uvukire mu mitima yacu, wowe wasaniye abanyafurika agakiza Yesu we. Uyu munsi uvukire mu mitima yacu, kuba ndiho n'urukundo rwawe Yesu we yo, kuba nabundi buriho n'urukundo rw'umwana w'Imana. Uyu munsi navukire mu mitima wawe, uyu munsi uvukire mu mitima yacu, uyu munsi uvukire mu mitima yacu, wowe mwami w'abami vukira mu mitima y'abakwizera. Uyu munsi uvukire mu mitima yacu, avukira mu mitima y'abashumba mwana w'Imana yoyo. Uyu munsi uvukire mu mitima ya, avukira mu mitima y'abasore mwami w'abami yoyo. Uyu munsi uvukire mu mitima yacu, uyu munsi uvukire mu mitima yacu yo. Uyu munsi uvukire mu mitima yacu, vukira mu mitima y'abakwizera Mana we. Uyu munsi uvukire mu mitima yacu, vukira mu badiaspora bose bongere bahembuke. Uyu munsi uvukire mu mitima yacu, avukira mu banyarwanda bose bongere bahembuke. Uyu munsi uvukire mu mitima yacu, vukira mu banyarwanda bongere bahembuke. Uyu munsi uvukire mu mitima, avukira mu bakwizera Mana we, Mana ye iyo. Uyu munsi uvukire mu mitima yacu, avukira muri Afurika. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Turaganira ijambo ry'Imana uyu munsi. Yesu avukire mu mutima wawe mama, avukire yongera ahembura ubugingo bwawe. Ntabwo ndavuga kuri Yesu ibintu byinshi kuko turacyamuvuga kandi tuzatumuvuga, ariko turaza gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 2. Niho tuzasoma, naho n'ubu tugiye gusoma. Turaza gusoma ku murongo waho wa 13. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice 2. Turaza gusoma ku murongo waho wa 13. Bamaze kugenda, marayika umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati, byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Amen. Uyu mwana ni Yesu ndi kuvuga. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkwibutse icyatumye Yesu avuka, cyane ko Yesu yavutse hariho ibibazo, twabyita nk'ibibazo kuko ntago yavukiye iwabo muri quartier, soho yavukiye. Yesu yavutse mu gihe cy'amabarura, barabaruraga.
Mariya yagiye kwibaruza, yagiye mu cyaro, cyangwa abandi baravuga ngo ruguru, nkuko dushobora kuva mu mujyi wa Kigali, usibye ko uyu munsi twebwe ahantu wibaruriza aho uri, ariko icyo gihe ho bari bavuye aho batuye bagenda mu cyaro. Buri muntu wese yasabwaga kugenda akajya aho yavukiye akajya kwibaruza. Nicyo gihe Yesu rero aho yari yagiye, aho Mariya yari yagiye aho Mariya yari yagiye bagiye kwibaruza, aho niho inda yamufatiye. Ntabwo yamufatiye muri quartier, yamufatiye iwabo. Yimufatira iwabo bari kumuryamisha ahantu heza. Noneho kubera ko buri muntu wese yagombaga gutaha agasubira kuri kavukira, agasubira kuri gakondo, akajya he kwibaruza. Abantu bari bagiyeyo. Nusoma uzasanga ngo bari babuze ahantu baryama, bari babuze ahantu bo kuryama. Mariya rero indi mufatiraho, kuko inda ntiteguza. Inda ntiteguza. Abadamu atwite murabyumva, n'ababyeyi murabyumva. Inda ntabwo iteguza. Ushobora kuva aha ngaho ugiye guhaha inyanya ikagufatira mu muhanda ugenda. Niyo akenshi burya abadamu iyo bakuriwe banagenda bitwaje udutenge cyangwa se utuntu twabafasha mu nzira. Umudamu ushobora kunyura twaje utuntu twamufasha mu nzira, abatarahuguwe n'abakuru ngo bamuhugure. Ariko umudamu wese wahuguwe yakuriwe agenda yitwaje akantu kamufasha, agenda yitwaje utwenda, agenda yitwaje mbese utuntu dushobora kumufasha indi mufasha. Kuko inda ntimusezerana ngo izagufata saa 9, ntimusezerana ngo izagufata nimugoroba, ntimushaka gusangira gufata, nuyiha amatariki, nuyiha iminsi. Cyo kora abaganga bashobora guporopoza bati turabona mu matariki ya naya ushobora kuzabyara, ariko ntibayiha iminota. Wowe ni wabimenye, abadogiteri bo babimenye. Cyo rero ntabwo Mariya bari bamubwiye ko igihe cyo kubyara cyageze. Cyane ko none hari witegeko yuko umuntu wese agomba gusubira kwa kavukira avukiye akajya kwibaruza. Kayisari ntiyari yoroshye, ariko hashimwe Yesu. Indi ramufata rero imufashe. Mariya barabyaye, abyaye babura ahantu baryamisha Yesu. Umva namwe munyumvire mwababyeyi. Ubu ngubu umubyeyi yabyara, usibye Yesu ko yari misiyo yari imuzanye mw'abantu b'Imana mwe. Ubu umubyeyi yabyara, abantu bakabura ahantu baryamisha uruhinja. Oya! Icyatumye ajya mwuriya umuvure w'inka, inka zishokera, akaba aramuryamisha aho ngaho mu kiraro cy'inka aho ngaho, kwari ukugira ngo n'abantu badafite shinge na rugero nabo naba abagirira imbabazi. Kwari ukwicisha bugufi, kwari ukugira ngo Yesu yicishe bugufi. Ngira ngo yakoze misiyo ananjya n'abari baryamye ntibagira impuhwe n'imbabazi. Rero icyambere, uyu mukiza yari yarahanuwe n'abahanuzi batandukanye, bari babizi. Yosefu yari abizi umugore umwana atwite uwo ari we. Ikaritsiye zose, igihugu, isi bari babizi ko hazavuka umwana, ndetse n'amazina bari bayazi. Murumva uyu muntu bari kubona ahantu bamuryamisha. Na n'uyu munsi Yesu muvana mu mutima ugashyiramo ubusambanyi, ugashyiramo inzoga, ugashyiramo itabi, ukabura aho muryamisha neza cyane. N'uyu munsi wo kuri Noheli, uyu munsi tuvugana, reka mabwira abantu bafashe umunsi wo twibuka ivuka rya Yesu. Abantu barawufashe barawucurika. Waba uhagaze gutya barawucurika, waruhagaze bawurebesha gutya.
kuko uyu munsi n'ubicungu uzasanga ari umunsi abasinzi basinda cyane. Uyu munsi ubu hari abana b'abakobwa baratwara inda, unyumvire, kandi ngo ni umunsi w'ivuka rya Yesu. Ni umunsi abantu barawufashe barawucurika, usibye ko covid ubu abantu benshi bafite agahinda ko covid ntiyabahaye uburenganzira buhagije, ntabwo baraye basinda saa sita ngo basinde, ngo abantu basinde bajye bituranaho, abantu batwara amada, abantu ibyaha. Kandi cyazanye Yesu ni ugukuraho ibyaha, ni ugukuraho imirimo mibi ya Satani. Dore ikintu kibabaza Yesu Kristo, dore ikintu kibabaza abantu mumurikiye, nshuti zagusengarwa, nuko uyu munsi abantu twafashe aho kugira ngo tubwire Yesu Kristo ngo Yesu vukira mu mitima yacu, vukira mu buzima bwacu, vukira mu bugingo bwacu. Nubwo atari bose, ariko abenshi, sivuze bose ariko abenshi, bamwe bigira mu tubari, abandi ubu hari abakobwa babyara abana ba Noheli. Ntabwo Yesu yazanywe no kuvuga ngo unujya wizihije umunsi aba ari umunsi ugishyiraho randevu yo gusambana. Icyo cyaha urumva kingana gute? Ariko bana reba umuntu wasize warande bati ya nukwinezeza Yesu yatuvukiye saa sita, aho utabwiye ngo Yesu ongera uhembura ubugingo bwanjye. Uwo munsi akaba ari umunsi wowe urya mu byaha by'ubusambanyi, akaba ari uwo munsi abantu banywa inzoga nyinshi, akaba ari umunsi abantu bakora ibyaha by'indangakamere. Kubera iki? Umunsi barawucuritse. Kandi mpamvu bawucuritse bawugize uw'abana. Reka da, Yesu ntabwo yavutse ari umwana. Yesu yavutse ari umwana, yigize umwana, ariko ntabwo ari umwana. Reka da, reka mbwira umuntu wari uzi ko atavutse ari umwana. Herode yamenye ko yavutse, ahamagara abanyabwenge avuga ati nimugende munekere uwo mwami w'Abayuda, uwo mwami bahanuye, uwo mwami ushaka kunkura ku ngoma, uwo mwami ushaka kunkura ku birayi. Uwo ninde? Ni munekere. Haleluya! Imana ishimwe. Ariko Imana iravuga, mu ijuru dufite Imana ivuga, mu ijuru dufite Imana ifite imbaraga. Imana ishimwe. Uyu munsi reka ne guhita niruka cyane gufashwe vuba vuba, mbanze ngusobanurire uyu munsi. Umunsi twibuka ivuka rya Yesu Kristo ni umunsi umuntu wese aba akwiye kugenda akicara akihana ibyaha n'ubundi busanzwe wihana. Ni umunsi umuntu wese akwiye kongera akisuzuma, akavuga ngo mukiza wanjye Yesu, ni iki cyatumye uvuka? Wavukiye ubuzima bwanjye, wavukiye kugira ngo mbeho, wavutse kugira ngo umuhe agaciro, wavutse kugira ngo mbabarirwe ibyaha. Kuko Yesu avuka yavukanye imbabazi, yavukanye urukundo, yavukanye umunezero, yaje gukuraho imirimo ya Satani, yaje gukuraho ibitambo. Haleluya! Imana ishimwe. Ni umunsi ukwiye kwicara. Dore mu bintu by'imbabazi bikambabaza cyane. Uyu munsi ababyeyi, abafite agafaranga bakiri, abantu bakiri, abantu bafite amafaranga, bafite inoti, uyu munsi n'umuntu afite agafaranga ariko kora, mwese ariko kora, gafata abana akavuga ati uyu ni umunsi wanyu, bawugize uw'abana. Ariko mana, bawugize uw'abana,
bana mugende munywe umva nutazi kunywa ikirura kimwe unywa inzoga buri muntu wese yivurugute bakivuruguta abajya mu minsi mu kubyina bajya mu guceza bajya mu kwambara ubusa bambara ubusa bahenura abagira guti n'umunsi nyamara siko bimeze ntabwo ariko bimeze ni umunsi wo kwisuzuma ni umunsi wo kuvugana n'Imana ni umunsi wo kuba inshuti ya Yesu uyu munsi ntabwo ari umunsi wo gusomana uyu munsi ntabwo ari umunsi wo kwinezeza ni umunsi twibuka tukavuga ngo umukiza wacu Yesu yaratuvukiye tubabarirwa ibyaha mani shimwe ntabwo yari umunsi woroshye wa Kristo nubwo bamwe uyu munsi bajya mu tubari abandi bakajya mu byaha bitandukanye siko bimeze ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko bimeze uyu munsi ni umunsi wo kwinginga Imana ni umunsi wo kwiyuzuza na Kristo ni umunsi wo kwiyongera ukibuka ineza Yesu yakugiriye ntabwo ari umunsi wo gufata abana ngo mugende nabyo ni byiza yego mugende mujye muri za hoteli bana bajye kunywa inzoga abandi bajye gusambana abandi bajye kubyina oya Yesu yabyiniye Yesu avuka yavutse asanga ibibazo uko nukuri wagize ngo yigeze abona agahenge kuko icyari kimuzanye ni uguhangana n'imibabaro tuhura nayo n'ibigeragezo duhura nabyo avuka yasanze ibibazo icyo kora habayeho akantu kagafete ko kumutura amaturo bamutura amaturo urumva banyabwenge mutura amaturo bamushima bashima Yesu bashima Imana ko yaduhaye umukiza ariko umva icyakurikiyeho muri ako kanya marayika niho twasomye yahise amunekera Yosefu mu nzozi haramubwira ngo hungisha umwana na nyina umva umwana Yesu agize kuvukira mu kiraro cy'inka bamuryamishe mu kiraro cy'inka ntihavukiye aho ngaho aho inka zigira zishokera agize kuvukiraho ntavukiye muri famiye ntavukiye muri karitsiye iwabo Mariya yagize urugendo yakoze agenda ajya kwibaruza imiramufasha avukiye aho ngaho mu mwanya muto ngo hungisha umwana na nyina umva umviye mubabaro niyo mpamvu imibabaro ducamo guhera Yesu Kristo yigira uruhinja ari uruhinja yatangiye guhura n'iyo mibabaro iyi mibabaro ducamo niyo mpamvu ajya yihindura ibitwenge kuko imibabaro ntigimukanga haleluya imibabaro ntimukanga wagize ngo bamuryamishije muri za Bersoni mari Bersoni wagize ngo bamuryamishije mu bitanda bihenze wagize ngo se bamusize amavuta ahenze wagize ngo se Yesu yahuye na za pampa wagize ngo Yesu yahuye n'imyenda myiza y'impinja asahura nayo ntayo wagize ngo Yesu yahuye na yasamune nzizo bakarabye uduhinja wagize ngo Yesu yahuye na amavuta meza wasiga umwana ntabwo Yesu yigeze ahura nabyo wapi kuko yaraje aje guhangana n'imibabaro ducamo yaraje guhangana n'imibabaro ducamo ntabwo ahengegeze abona ntabwo yabonye uburyo ajyama heza niyo mpamvu mbwira abantu babyeyi mufite abana uyu munsi ni umunsi wicaza abana ukabwira amateka ya Yesu ntabwo ari umunsi wo kujyana abana mu kabari oya ushaka kubajyana ukabagurira ibyo kurya akagura agafanta bakishimira umukiza ko yavutse ariko ku mugoroba
umunsi ukwiye gufata abana cyane ko uyu munsi muri bihe harimo vacances abana bavuye ku ishuri umunsi wagafasha umwana wawe abana ukabicaza ukabaganiriza amakuru ya Yesu ukababwira amakuru y'umwami wacu Yesu Kristo ukababwira impamvu Yesu yavutse wamara kubabwira mugasenga mukizuza na Kristo ntabwo bigeze babona umwanya w'amafete ntababonye hawe ngo Herode abyumvishije abimenye ko uwo mwami wavutse w'abayuda ashaka kwica aranabipanga rwose ariko ntawari kuvuguruza imisaya ya Yesu nta muntu n'umwe wavuguruza umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu Imana ishimwe ntawavuguruza umugambi w'Imana ku buzima bwawe Herode apanga kwica abana b'abahungu arabipanga marayika w'umwami Imana amanukira nijoro asura Yosefu abwira Yosefu muhungu wanje Yosefu nkunda Yosefu wemeye umugore wawe Yosefu n'umwana mwiza uzi ko Yosefu kuva Mariya twite ntabwo Yosefu igeze aryamana n'umugore wapi yategereje ko umukiza avuka Yosefu umwana mwiza marayika aramugo Yosefu umwana wanje tekone bandefa hungisha umwana na nyina bahungishirize mu Egiputa muri Israeli nta mahoro ahari hagiye kubameneka amaraso hungisha umwana na nyina ngo ako kanya n'ingoga ashyira mu bikorwa ashyira mu bikorwa uwo mwanya icyo marayika mubwiye ahungisha umwana na nyina umva uburyo agakiza kaje hari umucunguzi wacu Yesu turagushima umukiza ahungisha umwana murumva ibyishimo birihe biri kuboneka bingana gute Yesu yari atangiye guhangana n'imibabaro ngo arahunga bajya mu Egiputa marayika aramubwira ngo uzavayo ari uko nkubwiye ntuzapfe kuvayo uzavayo ari njye ubikubwiye uzavayo ari njye ubikubwiye Herode arashaka kwica umukiza arashaka kwica uyu mwana ngo anige uyu mwana mwice kandi uyu mwana haleluya uyu mwana namwohereje kuri misiyo yaje kuri misiyo kugira ngo agakiza kaboneke kugira ngo imbabazi ziboneke hungisha umwana na nyina uyu ni wa mwami nababwiraga uyu ni wa wundi navuze Yosefu hungisha umwana na nyina ngo aramuhungisha aramujyana Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro ngo bagumayo barategereza Herode ashyiraho itegeko kumbi Yosefu yamugishije umwana na nyina Herode yashyiraho itegeko ati abana b'abahungu bose bapfuye muri iyi minsi bapfuye muri uku kwezi bavutse muri uku kwezi abana b'abahungu bose bavutse muri uku kwezi nibicwe umva Yesu yavutse mu bibazo
Yesu yaravutse kuko yaraje kugira ngo ibintu bihinduke. Yarwanyijwe akivukwa, akiruhinja yararwanyijwe. Yesu yarahijwe, arahigwa akiruhinja, yarahijwe. Ariko na wavuguruza umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Umva itegeko ribitegeko, abana b'abahungu barapfa. Nusoma iki gitabo twasomye ukarangiza ayo mateka uzayasangamo. Abana barapfa, abana b'abahungu baricwa basira Yesu Kristo. Impinja zirapfa sizira Yesu Kristo. Ababyeyi bararira, ababyeyi barababara. Herode yishe abana b'abahungu agira ngo Yesu apfe muri abo bana, kandi Yesu ntabwo ajya apfa. Yesu wacu ntabwo ajya apfa. Yesu wacu ntasaza. Yesu wacu ntahinduka, ntakangwa n'iminsi n'ibihe. Herode yashakishije uburyo Yesu yapfira muri izo mpinja. Wasiri mandore payi ntakamenye ko ariko bana yanjye Herode nta no kureba ngo avuge ngo mu mateka y'isi inyenyeri nta bandi bantu yigeze iyobora. Nubwo bwa mbere inyenyeri yari iyoboye abantu. Yesu ntabwo ajya apfa. Ngo ababyeyi bararira, ababyeyi barahangayika, ababyeyi babura amahoro, ababyeyi babura abana babo. Umubyeyi wese wabyaye umwana aricwa, kandi barabizi neza, barabizi ko wabyaye umukiza ari Mariya. Ariko n'abana bose babigendeyemo, abana babigendemo, kandi byarahanuwe. Mariya arazwi ariko abana babigendeyemo. Umva, kubw'urukundo Yesu agukunda wiguma muri ibyo byaha. Kubw'urukundo Yesu yadukunze mwiye kuma muri ibyo byaha. Nshuti zanjye, nshuti munkurikiye, kubw'urukundo Yesu yagukunze wikora iryo kosa ngo birangira. Hari umuririmbyi yaremye ngo umwanza gucira kobo, Imana igucira kanzu. Hari undi wacu umugani ngo imitego y'imishubuka baguteze, abayiteze n'ibizashibukana wowe utambuke gitware. Nibyo byabaye. Herode arapfa, maze gupfa. Mana ishimwe, amaze gupfa. Marayika abwira Yosefu aramubwira ngo subiza umwana muri Isiraheli, nimusubire muri Isiraheli. Uwabahigaga yapfuye, basubira muri Isiraheli. Muri Afurika dufite umugisha. Twahishe umwana. Haleluya! Twahishe umwana. Yesu atuzanira agakiza kaba kagize muri Afurika, kugira ngo kanagiye ku butaka bwo muri Afurika. Hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. Gakiza kaba karabonetse iyo turimo twibuka Yesu, iyo turimo tuvuga Yesu, iyo turimo twibuka ivuka. Ni amateka maremare ngiye gusenga. Ni ibigusubizamo intege. Ugomba gusubizwamo intege mu rugendo, ukongera ugakunda Yesu nk'umukiza wawe. Agasura ufite no kubera Yesu, impamvu uhumeka no kubera Yesu, impamvu ukora ibyaha ukabarwa no kubera imbabazi ze. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Impamvu ukiriho ni ukubera imbabazi ze. Yesu yaje gukuraho imirimo mibi ya Satani,
yaje gukuraho uburetwa bwa Satani, yaje kutuvana mu byaha, yaje kutuvana mu buretwa, yaje kudukiza ibikomere, yaje kuduhesha uburenganzira, yaje kuturekura umwuka we, yaje kutwunga na Data, arabitaramandone kosini, yaje kuduhuza n'Imana, yaje kutubera umuhuza. Yesu yatubereye umuranga mwiza. Ayiwe Yesu mukunzi wanjye, Yesu yaje kutwunga na Data, yaje kuturambagiza, turabage, yatubereye eneberefaya mandole pa, umuhuza duhuza na Papa, niwe tuvugira, ni umucamanza. Yesu Kristo, ndakwifuriza muri bino bihe bya Noheli kugira ngo wongere uhemburwe n'umugambo wa Yesu Kristo ku buzima bwawe, uhemburwe n'ibihe byiza. Yesu yongere asuka amavuta muri wowe, Yesu yongere abyutse ubuzima bwawe, Yesu yongere ahembura ubugingo bwawe, yaje guhembura imitima yacu, yaje kutugira abadasanzwe, yaje kudukoresha iby'ubutwari, yaje kutwunga na Data, yaje gukuraho imirimo mibi ya Satani, yaje gushyiraho itorero. Haleluya! Yale bota enefai, Yesu yatumye agakiza kamamara mu isi, ori wakose enemandole pa. Yesu yaje kugira ngo iyo mitwaro ufite yikorere, iyo mitwaro yawe uyizane muri Yesu, najya nanirwa, ubwo burwayi bwawe ubuzane, mwami Yesu najya nanirwa. Yesu yaje kwikorera uduhinde twacu, Yesu yaje kwikorera ibicumuro byacu, niyo mpamvu tubabarirwa. Ndajya nkubwire muri iyi minsi ya Noheli, ubwire Yesu ngo Yesu ongera umpa imbaraga zizafasha muri uriya mwaka, nzawusoze nongere mvuge imbaraga zawe. Saba Yesu mugine ndi muri uriya mwaka, saba Yesu akuyobore muri uriya mwaka, saba Yesu abishuti yawe, saba Yesu abe umujyanama wawe. Yesu Kristo, dore turi mu bikomeye nk'ibyo Yesu yavukiyemo. Yesu yavutse hariho ingendo, hariho abantu badana bafite uburenganzira, n'ubu nta burenganzira dufite. Uburenganzira ubuhe? Covid yafashe uburenganzira bwose, Covid yafashe uburenganzira bwose neza. Icyo gihe hari kumabarura, n'ubwo ubu ni mu kavuyo. Uyu munsi urebye abantu bafite ibikomere bya mariage zahagaze zabo, bari bafite mariage kuri Noheli, abucya Noheli bari bategereje gukora amakwe, ni benshi bafite agahinda, bakodesha amasare, bishyuye ibyo kurya, bishyuye ibintu byose, bafite agahinda, bari mu buriri kubera Covid. Muhumure, turi kumwe n'umwami w'abantu. Imigambi yose iri ku isi yose, imigambi yose ya dayimoni iri ku isi, Yesu yaje kuyimira bwunguri defa enemandola. Dufite umukiza, dufite umwami. Niyo mpamvu nibyo Satani ategura ku buzima bw'itorero, ku buzima bw'abantu b'Imana, ku buzima bw'abubaha Imana, ntabwo bizagerwaho, kuko dufite Yesu, dufite Imana Data n'Umwana n'Umwuka we. Ntabwo ya erefa, ntabwo akiraga inji. Yesu ni borefa, ubu Yesu ni byose. Niyo mpamvu ibikomere ufite watewe n'iki cyorezo, Yesu abikomore mu izina rya Yesu. Ibikomere ufite watewe n'iki cyorezo, ufite ibikomere by'amadene, ufite ibikomere by'abakwiga hanze, ufite ibikomere zahagaze, ufite ibikomere by'inzu byanze, ufite ibikomere bya business, ufite ibikomere, ufite ibikomere by'umusheri wawe mutakivugana, ufite ibikomere bya mariage, ufite ibikomere. Hari abantu bafite ibikomere, ufite ibikomere by'ibintu by'amabanki, ibintu byinshi, business. Yesu akwamara ibikomere,
yesu niwe utwomora ibikomere. yesu ari kumwe natwe ngo atwomora ibikomere. yesu ari kumwe natwe ngo agendane natwe muri uriya mwaka. yesu ari kumwe natwe ngo dukoreshe iby'ubutware. ere warafo ene mandola. ndagira ngo usengere inshuti yanjye, icyitonderwa ukwiye guhindura ngo ihishurirwa umwuka w'Imana yamaye, ukwiye kumenya abacuri ku munsi. ntube mu bacuri ku munsi, aho ku munsi uwucuranure. uyu munsi uwucuranure, uwugira umunsi wo kuba inshuti ya yesu. ntugire umunsi wo kujya mu kabari, ntugire umunsi wo gusambaniraho, ntugire umunsi wo kurwaniraho. uwugira umunsi wo kuba inshuti ya yesu. ugira umunsi wo kwatura, ugira umunsi wo kwihana, ugira umunsi wo kwihana, ugira umunsi wo kwatura kwiza mu buzima bwawe. ugira umunsi wo kuba mu ntego, uvuga ngo yesu yagize intego nziza, aza mu isi kubera njyewe, nanjye ngomba kugira intego nziza mu buzima bwanjye. ugira umunsi wo kuba udasanzwe, ugira umunsi wo kuyoborwa na yesu, ugira umunsi wo gutinya icyaha. haleluya! ugira umunsi wo kujya uganiraho n'Imana, ukavugana n'Imana mu buzima bwawe. ugira umunsi uyu munsi kubera umunsi udasanzwe mu buzima bwawe. ibihe by'abademoni bari baratwaye wongere bigarure mu izina rya Yesu. ntuwo munsi wo kujya kwicara kuri pisine no kogera muri pisine ntuwo munsi wa gaspasi, aho ubu munsi wo gutereta Imana, ubu munsi wo kuvuganaho n'Imana. singubujije kujyayo, ariko uze gupanga n'akahi, upanga igihe. ntujye mu byaha, ibyaha byo ndabikubuje rwose, ariko ntiwabura kujya kwishimana n'inshuti zawe, mukishimira ko yesu yababereye inshuti, ariyo mpamvu uriho uba warapfuye. biraba ngo cyane twari ubwoko, twabaye ubwoko ku bwa Kristo. reka ngusengere. yesu avukiye umutima wawe, yesu ahembura ubugingo bwawe, yesu azabane nawe muri uriya mwaka, yesu azakwagura umenyekane. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri umwami mwiza, uri umwami w'ibihe byose, uri umunyembaraga, ufite ubutware, ufite ubushobozi. sabiye buri muntu wese warudukurikiye muri kano kanya ngo imbaraga z'Imana zimubeho. yesu Kristo uhembura ubugingo bwe. ushimwe Yesu Kristo, wongera umwunge na data, ibihe byo gusenga bigaruke. hembura itorero, hembura ababyeyi, hembura abagabo, hembura abakobwa, usuka imbase uwere wahise. turasaba imbaraga lemando lepayi muri ibi bihe bikomeye, ibi bihe bitoroshye. utubere umutabazi, utubere umujyanama, utubere byose, utubere inshuti, utubere umwami w'abami, utubere umucunguzi, utubere byose papa. bera buri muntu wese dukurikiye, imbaraga z'Imana zibe kuri buri muntu wese. urakoze Mana kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, ijambo ry'Imana akagaruka. Ihere nziza kuri mwese. Bye bye.